ese kuki utambwiye ko ugiye koza nze ngufashe miri hafi iraza kubikora nta kibazo uyu nyine ngiye nje kugufasha koza ariko se kubyutse kare miri shawaretse mama yambwiye ngo nze kubikora ubwo arakubwiye reka nzana umukubuzo oya miri ndahakubura mu kanya nimara gusoza koza ibyo nyine byo ndabyumva kugufasha se bitwaye iki none ushaka gukora imirimo yawe yose wenyine ko mama yambwiye ngo ndaza kubikora ngo mama yakubwiye ngo iki oya nta kibazo miri reka mbanze ko nkubura rero reka nigire oya miri cyangwa usubiye mu nzu miri wasubiye mu nzu ngiye nje hano kugira ngo ufashe rero ibintu uri kumbwira ukanga ko nkora ikintu kimwe cyo ntari kumva oya ndaza kuzana miri wambabariye miri ndaza kubikora neza se muri mu biki nese twari kwanga ko mufasha gukora ukora iki ngiye gukubura nashatse no kumufasha koza byose arabyanga ko mukobwa umweyo mu byombo biturana biti ngiye wari uzanye mangiye kumukubura none ararangiza ugiye kugira ute gukubura warangije amasomo wowe nese kwiga kandi arimo arakora wenyine urumva ubwo byo ngibyo ari ibiki tuntu nakuguriye turakubereye we si kwibona amana hano kutashyizeho twinshi se kandi byananiye ntabwo ndamenya kutwisiga neza yego fani waje sinakubwiye ngo uzinjye kugusiga ukanga njye kumusiga ni wowe nabiguriye niwe ninde nabiguriye muri mwe ninjye none se si umuvandimwe wanjye singomba umva fani reba hano tuno tuntu yisize si tumeze neza yego noneho najya kugenda uze kugira hano ku munwa gutyo umukosorere sibyo kandi nabyikoreramo ntabwo tumeze neza akorera wa mukobwa ugira umwanda pe reka izina ry'Imana ni uko umuntu avuga ngo bakavuga ngo wenda ngo ndasakuza ariko uyu mukobwa agira umwanda kandi ari koza ahubwo agira ndetse nk'uyu muntu yoza iki ni igiki kiri mu byombo iki ni igiki urashaka kugira icyo nawe ubwawe kubura ko nawe ubwawe uri umwanda yego oza vuba ngo tume guhaha nyine mbabarira reka mujyane batongera kuza kugutuka ushyire mu nzu Yesu undi waretse nkagufasha koza agasanga birangiye mana nyagasani ndashaka kumenya ibi nibi ma bigenze utese uyu mufuka kiramuze uyu mufuka nese umufuka utwaye iki fani do uyu mufuka nasize ngufunze uyu mufuka wari ufunze ninde wamfunguriye ibishyimbo ntabwo mbizi mama fani kuri inshuro ndihangana ndi buceceke Imana ibifashemo nanaceceke koko iyo mpinga ntuhinga ntabwo bagiye ku ishuri se bagiye ku ishuri fani iyo ugize icyo nsaba ndakwima sinagusukishije ntusutse nibwo washyizemo ibitambaro ntusutse uti ibishyimbo fata ibishyimbo byanjye ngafata ibishyimbo byanjye ngashyiraho umufuka ngashyiraho akantu gutya nkavuga ni iyi ni imbuto ibishyimbo byanjye byagiye nzi mama ko ntabwo mbizi izina ry'Imana miri ndavuze ngo shinga uwo musumaro wa maye n'umubite nicaye oya mama waretse koko wambabariye se ma icyo kintu cyamwica ma wambabariye miri karame winyitambika ma basi mbabarira fani injira mu nzu ma wababariye fani miri karame ndavuze ngo genda nagiye wagiye fani inokiriza hano urumva ihumura ite urumva ari mbisi reka ibyo ngo pfukama hariyo
Hey, ndashaka kumenya ibishyimbo byanjye byagiye he. Pfukama kapfukame kakubitwe n'inkuba. Pfukamaho! Bitafanye koko. Nshaka kumenya ngo ibishyimbo byanjye byagiye he. Hey! Ariko narabyaye, naherekeje abandi. Ndi umubyeyi cyangwa ndi Mire? Karani. Ndavuze ngo haguruka. Ndanze nose kuki wapfukamye kandi atazi naho byagiye. Nanjye reka mpfukame nta kibazo. Mire ndavuze ngo haguruka. Mire. Rimwe, Mire kabiri. Ntabwo maguruka ko Fanise wapfukamye uzi atazi naho ibyo bishyimbo byawe byagiye. Ubwirwa n'iki ko atabizi. Kandi ayinje nayo twari wapfukamye. Geregwa. Ye? Ngwino ndebere. Iki? Ngwino ndebere. Yagenda ute? Do. Reba ibishyimbo. Nakoze iki? Ibi bishyimbo ntago nafashe umufuka nkagushona. Nkavuga ntiye n'imbuto, nkavuga ntiyishyushya. Izanterera ahantu hangana harya, sibyo? None byagenze ute? Ndebera. Niba ari ibiro 10 byavuyeho, niba ari ibiro 5, kandi nta wundi wabikuyeho ni inkozi y'ibi. Oya mama. Ariko nawe rero. Arabifata sabi Babigurisha inkozi y'ibibi. Mire jo wateze. Wabiza bazasa umukobwa waje ntiyari yatsimbye mivero. Eh? Miri. Ngo wagize ute? Ntabwo nabikoze nawe. Ejo wari utsimbye ejo ntiwatsimbye. Miri. Sinagukoresheje inzara. Sibyo? Yego. Sinakugura ibintu wambwiye ko ushaka ngo byo kumgohe na heno kuminwa hose. Ibishyimbo byanjye bishatse biki? Ntabwo ngiye nabikoze. Ntize inkoni. Miri. Kumbi ngo ni wowe. Ejo nta watetse ibishyimbo. Narabitetse. Ntiwabwira nyoko ko watetse ibishyimbo. Nafashe 100 none narabitsimbye. Bambasa. Miri. 100 Uretse geregwa. Miri. Waratinya gufata ku mbuto nafashe ndahungira ndayifunga iyo fata kuri biriya bindi. Nyine nafashe ariko 100 mama none se nakuya 100 hasigara geregwa. Hano havuye 100 havuye ibiro 10. Havuye 110. Reba neza, reba. Wavugisha ukuri ko watetsewe n'amajage 5. Ubwo kabwira nyoko kamubweza ukuri. Nateka ibishyimbo ntibimare n'ijoro rimwe nduzi ko ari ijoro rimwe. Induru yanyu mana, induru yanyu yo mworurugo y'ibijanye n'ibyo kujya. Muje murashaka handi muje kuduhurira ntimuraza kunsandarira mu matwi. Hasoni ngaho buri munsi habuze iki? Hatiri mutsiki, habuze amafaranga, hagiye ibi. Ariko ibyo bintu tuba hari si hatubanaga namwe y'inzu. Nese ngenda bizi. Gasopu rero banitaye ndananiwe muje murampa amahoro. Kumva wa mugore. Muje murashaka handi muje kuduhurira. Bishimba nimba umwana atetse agateka. Sinone nimba atetse akagira ngo aratetse abandi ntibateka. Mutware. Injira mu nzu nganira n'abana. Igire mu. Ariko yo muje murampa amahoro. Nta kibazo. Muje murampa amahoro. Ndetse ibintu mujya kuganira n'ibiki. Ngwino hano. Ibintu mujya kuganira kwa ibyo amaga nshaka mu rugo. Nunkubite. Aguma tsinda aguma nama. Ega papa nago nari gukuraho 100 ngo nguhape ibishyimbo byinshi nese ngenze. None byagiye. Nanjye nago mbi. Vugisha ukuri ko. Injira mu nzu. Miri yakuyeho 100. Sibyo? Si wakuyeho yo guteka? Nimwe niyo nakuyeho yo guteka. Ibindi bishyimbo ndashaka kumenya aho byagize. Ukibona Mira kuyeho 100. Wahise undahira ibishyimbo jya kugurisha. Imicamo ibi nk'iya nyoko. Mawe ya. Wabijyanye he? Ma! Wabijyanye he? Ma! Kuri wabijyanye? Nawe nabijyanye. Reka nkubaze wa mukuri. Aba bana kubashujubya. Aba bana bagukoreye. Ya? Wazabishe bikarangira. Okay. Geregwa. Reka nkubwize uko. Umbwira iki? Ariko bagenze baki. Ariko urugo nimbarumaga mamazimu nje byaranyobeye. So mururumba sindi igisambo ndi umugore wihinga hihinga ngahinga jyenyine uri mu kabari uri kunywa aba bariga n'abanyeshuri kamwe nzobya karindagire nkarwana nuko abana babona ibyangombwa byose nkarwana nuko babona amafaranga y'ishuri nkarwana na buri kimwe
narangiza nkavuga nti reka mfate imbuto nyishyire ku ruhande ntazagura imbuto narahinze none urambwiye ngo nimbice nabo rero baje barateka ibipfi Fani akira genda ugurishe genda ugurishe mpoze bibiwe agurishe si agurishe genda mu nzu tuvugane ariko reka guhere tubanze tubivugane Ma Fani Paul Hasundi mama we bari umubiki Fani Paul mbabara basi ukomeza kurira Ma Mama ntacyabaye nabwira ku muryango ushobora kuziba uzanye ukora wivuba vuba fata se umutero umujyane mu nzu mbere terura ibishyimbo terura ujyane mu nzu nabyo muzabirye mu bimare jyana mu nzu Kare kanambu Kazembe bashirira mu nzu ese mu rugo pfiko injizwa mu nzu nawe reka nze mbere umva washanuye ndeba hano nurebe ibishyimbo byanjye ugurishije sinamenye nkitanga sinkora buri kimwe nawe nkakwishyurira ishuri so naturamye ahangaha ntirirwa nywera afata imyaka yanjye akayigurisha ntubize n'ibingibi narangiza nkafata utubuto nkadushyira ku ruhande warangiza wakigoryo ugafata imyaka yanjye ukayigurisha haricyo ntaguha Fani haricyo ntaguha neza ko atari njyewe wabijyanye sinyaguha urufunguzo rw'icyuma rwaho mbika ariko nduhamire asema ubundi kuzira iki reka mbabwire reka nziyahure mwese mu mbura oya ma wivuga gutyo ma mawe wagiye ute kuragura kureba imibabaro ndi kugiza Fani wace kuvuga gutyo mama ndagukumbuye Jamirindeka nese windakarira mboya basi rekere kurira pe sibyo mirerega barambeshyira ntabwo ari njyewe watwaye ibishyimbo utambeshye nyine hari wenda n'ingishanya n'ukuri ntabwo nigize njyana ibishyimbo basi okireka mwere ubu nabijyana wenda ukabigurisha kugira ubone nk'amafaranga ugura wenda n'amavuta rega ndabizi nawe ufite ibibazo byinshi wenda ukareba nk'ibintu mama aba yanguriye nyine ngende kukubaza basi mbimenye ntabwo naguteza mama sibyo ni ukuri miri urabizi nta kintu njya nguhisha niyo nta mavuta mfite ndakubwira ni miri wamaye ku mavuta ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo nigize ntwara ibishyimbo nese byagiye ariko nanjye nkuraho ibishyimbo nakuyeho kamero kamwe noneho bisigaye bimeze nk'ibicyuzuye mu mufuko nese byagiye hehe nese ubu ninde wundi tubana hano ninjye nawe tuba hano sitwe abana baba ahangaha Shamirenge ntabwo natwara ibishyimbo kuba wenda nta bushobozi bwari bwaboneka ntabwo bivuze ko nakiba ngiye mama yantoje umuco pe ukengaho basi hangana ngenda ese miri uburande ukabona ngiye nakwiba nyine nanjye nzi uze nabijyana hehe nanjye ndabizi ko iyo mico utayigira pe Shamiri hari igihe mba numva nikumburiye mama oya usha wivuga gutyo gabura n'impamvu no kuba mama wenda yakubwira kuri yari igihe aba afite umujinya yarakaye ako nagarukwa kwanza basi rero igihe cyose mama yahereye akurera kugeza n'ubu ngubu ubusumva yaba kwangira iki koko basi reka twizeye ko ari ukwenda bikoreshwa n'uburakari oya mbabarira pe mbabarira kurira uzwi gutuma numva nanjye nagera rekera kugira pe basi reka ngufashe ibisigaye egeza hano nanjye nonyuguze Yesu mama we ntabwo ari butubone umva nizere ko muri gukubita isuka mukamena aho hantu pe kuko muhaca hejuru nta kwera nta ki mana nyagaze murahasiba uzi ko imvura yikubita hasi urwiri rukaba rwashibutse koko umva ibyo birayi birimo ni muramuka mubitwaye ndatekereza ko ibyo mwamwihembye mbibone
wa musaza mu gikombe ngo ari kurerura natwika ibyatsi. Harya buriya gutwika ibyatsi biremewe ra? Mwiriwe neza. Umva bureka turavugana mu kanya, turavugana buretse. Karame. Wiriwe neza. Eko. Sekunde butarwambaye. Mwana ntashyushye ufite. Shyushya. Ibishyimbo byashyushye ntabyo wahunitse. Reka dagiye nahunitse mutiki. Ntago ino season tugiye kwinjiramo nzahinga shyushya. Nje nzahinga ibishingiriro mpinge na mutiki. Ese urazo mbaza shyushya agacyamo kose niwejejemo shyushya. Kahore cyoye ni iki none. Nyirankotsa. Nase kurira kandi. Sophie. Wari wahinga. Umugabo akirirwa afite umuheha mu kanwa. Ngahinga njyenyine. Nkishyurira abana ishuri. Nkishyurira umukobwa w'ishuri. Ese Sophie, kuri musaza ujya wumva bavuga ko nabamfata umwana we nabi. Ntabwo nshaka kwicara ariko ndamushaka aho nitara gushaka umwanya wawe. Nawe nshaka kwicara. Kahore. Nuko imbuto nateganyije. Bya bishyimbo byose nejeje. Nafashe mfunga imifuka njyana ku isoko. Nishyurira abana ishuri. Umukobwa wati ndashaka kwisukisha. Ndavuga atazabona ndi mukase bakagira ngo ndi mubi. Muhereza amafaranga. Miri nawe ati mama nabonye ibintu ngo bana bigana ngo kungohe go gutya ngo bibari birebire ngo abandi babigenza bar cyangwa. Sophie umwana muhereza amafaranga. Umugabo ikotire mucikiraho ndamugurira. Reba umwenda mporamo Sophie. Reba. Dore naracitse no mu kibuno aho. Reba inkweto nambara Sophie. Sindi umuhinzi sinirwa nihinga udufaranga mbanye sindwereza umuhinzi singura amafumbire hari tungo ngira. Akuseka maze nkubaza. Urabona rugo rwanyu uzatera imbere. Umuteze gutera imbere. Dore nureba nabi mu minsi benda ngo hamagaruze kumpingira. Nzaguhingira da. None se mbimenye nzaguhingira ariko. Ndetse niba ufite n'ikira kumereze mpatane mingi. Kahore. Naho mugeze. Wagere gwa naho mugeze. Bwa mbere. Ndinjiye nsanze ngo bafasheho mirongo kuki. Ku mbuto nari nabitse biro 25. Aka kanya imyaka yeze mutangiye no kurya n'imbuto. Oya nari nafashe ibishyimbo bisanzwe cyahara byo guteka. Ngiye kubona mbona shyushya nikiriye ku ruhande nahungiye bavanye ibiro 10. Abana mbahinzemo budehe. Miri wanjye ati natetseho mirongo kandi havuyeho mirongo 10. Ubwo ariko nyine nta kindi na mukobwa agire gwari wabigurishije. Mugende guhinga mw'abana ubudehe mbahingamo ubudehe ninjiye mu nzu na wa mufuka ndawubura nari ninjije mu nzu zo. Kahorero. Nabyo byari bisigaye nabuze. Cyangwa mufite agatunzi mu nzu yanyu. Sophie mbabarira uze tujyane batazagira ngo nayanjye asakuza sibyo basi umfashe tuganiriza abana twicare tumenye ibyo ari byo niba mfite atayimani mu nzu mbimenye. Umva ngakomera tugende ndebe geregwa ari sarahari. Geregwa arahari nta uhari nsizaga. Tugende turebe basumfashe ntombotse cyane nshobora gushiduka fani namufashe mwijosi. Oya yewe basumbe hafi batadagira ngo nayamuka kumbona kitonda kuko nanjye no wanjuriye mwana ndamu. Urana yakwibura mwana. None se ni miri wanjye. Hagati y'abo bana bombi harimo umujura. Tugende tumenye wari we. Ariko tubitware neza. Aho wowe ya mahane yawe ndakwiri. Ariko buriya ndayagira we kugira amahane. Nyiraho ubu niryanjegere umugabo utari kunkumuye wifata utera ukubite hasi nazayishoboza iki. Uziko kuvukiri muto uziko ngewe kera tukigara yaga ngira amahane yazashira. Yego. None urayasazanye. Cyane impamvu banyewe. Ntuzo kuntu ngiye busana yaga mbutikura nkaza nkubita amakofe nkimara gushaka ayi nkoko yigiraga yahise hinduka inkware arapfutse hinduka inkware. Tugira ngo ayifi yigira mu mazi so yigira yigeze kwipanu birahinduka twagiye. Aline. Ngwino hano. Inkozi y'ibibisi iriyo. Nyirankotsa ariyo. Ari hano ra. Araje. Ashaka bya bishyimbo byari biri mu gafuka arakabura. Ateragwa ibintu byose hejuru aragiye asasura bwa buriri bwanjye papa arankubise.
aragukubise ariko inkoni ntizizakumugaza yaranyishe papa yaranyishe araje hano mu mbuga arankubita nsubiza mu nzu anyambura ubusa ewe nukwihangana ariko inkoni zizakumugaza icyo mbona gaco papa reka nkubwize ukuri uru rugo nge nzarugwamo ararugwamo se urarugwamo bonya kwisha mbabarira ngewe umbwira aho mama wanjye yagiye basi musange nashaka abe ari umukene nyakujya nzemera mbe sinakwiyemeye kwirwa nkubitwa sinakwiyemeye ko njya kunyibutsa nyoko narakubwiye nti nyoko turi guhunguka muri Zaire twaraburanye turi mu kivungi ubwo gene najya turi kagasandara ako papa uko byagenda kose tukwira imishwaro mwaburundu ndaburundi kuva ico gihe ubusinzi ngo baramubyagije inkoni zabaye icyayi inkoni zabaye umugati inkoni zabaye mana ngewe ntabwo zabi yangana ariko mwana utazi ukunda ngubizi humura ntabwo akwisha nasi yagiye nagaruka sisanyica uzi ibintu ukuntu yabigize mu nzu agiye ngo kureba mbonye arengera hariya afite urusaku ngo noneho nadusanze ntabwo igendeye byo kuntu kugututira nkumva nkugiriye impuhwe mwana wanje nukwihangana bizanyica humura noneho ugiye papa nukurazanyica ntacyo nawe kutamundegera ngo ndagira ico nkora nukwihangana ako pa iki ubundi ntabwo uzaho ibishyimbo byagiye dore gafokonyo nanjye wabona nkusubirijemo ziba gicucu none si ibishyimbo birijyana tuba twabisize mu nzu twagiye tugazanabiwa ceka umva nyine ndagusabye ngo gasopo ufungurwa rumwa wa gicucu wose nanywa igikoma nk'icyo munywaga kikarenga umuhogo namira maze sikakarenga umuhogo papa ntumbwire yuko inkoni mpora nkubitwa ari wowe utuma nzi kubitwa wabitwara karabwe mvugwa mubi gwazanwa n'igikoma papa ni wowe ubitwara nyine ceceka aramutse abimenye menya ko nanje hano yandundarunda ntabwo ubonaga imbaraga afite papa ndamubabariye ni wowe utuma nkubitwa nyine yigeze kunshakira ingoto turi mu buriri ifuro riraza neza uragira ngo mbari ngewe ninjye ubaga wabidashe reka nkubwize ukuri ushaka ngo mpe ndiswa ushaka ngo mpe uzi ngo byumvishe ntiyambyagiza nje nyine ubidahaga kugira ngo naka gacupa sundare ndakubyagiza suri umugabo uri umugabo nuko mwebwe muraraga mu cyumba cyanyu ntabwo muzi cacu ukuntu bibaga bimeze aherutse kumwinira munsi y'igitanda urufuro ruraza ndarerembura wagicucu uzareke na nigendere mbese komeza akazi kubura wambyeyi aho undebe urora se hari abandi bakubura n'amasaha koko ndebera ari gukubura banyira nto ari vayo hano wenda ubwo atari jyewe mugiye kuvugana uratobora utubwiza ukuri icara ahangaha icarire hano cyangwa icara ahangaha yatugiye hagati se ndamugirane ndamurya ndaryana jyewe wihumura mama wanyu ariko se umukobwa wundi wari hehe uba bari mu makayi mwihorere urerega ntabwo yakwiba seka mana nkubwire ntabwo miri ashobora kwiba ni yambwiye ati nafashe mironko y'ibishyimbo niyo natetse umukobwa haburagaho mironko 10 nsubiye mu nzu n'umufuka ndawubura ahubwo amadayimoni amukoresha nayahe abigenza ati sinarindi koza ibyo mwanzu nyine ubikora ute ninde bandi mufatanya ku buryo mba ndahanga ariko nanone wishinja umwana kari bandi ubwiwe n'iki niba umukobwa atari bandiwe miri kubera iki atari bandi miri oya ntabwo ibyo ndi kubyumva mwizanire muhamagara ze hano uhamagara ndera mirari he ndabizi si dore mugenzi wamushinjije ko ari igisambo inde ndebera Fani aravuze ngo miri niwe bibi bishyimbo ngo ni nawe wateriye wa mufukara w'utwara wimubesera uza kunyihindutse madame oya ntago kukwihindutse ariko wamubyeyi reka ngusuhuza ahubwo amakuru ki Kristo yeza kuzwe karekeza ameze ate araho ameze nakagofero bose bameze neza barajigirwa rero twaraburanye mwizi minsi haraca niwe ukiyoboye ka gace kiwanyu nibirebire arahuyoboye ariko yakunzwe n'abaturage uramuntu wa mubyeyi we mfite ikibazo muri urugo umva rwose imana ihoraho niyo wendizi mu mitima z'abantu ngo haba hesitaye gute sibyo
uru rugo nta mahirwe nta mahoro nta guhumeka nta guhema ceceka we atanze yo Geregwa ntukanze gusa uyu ntabwo ari umuyobozi uje ahangaha tuze mwa bantu kubweza urumva rata ariko si umugorera umva mbanze ntumbwire iki urukumva rata sinakubwiye ngo amahane yawe tukiga n'uburacyayafite urayasazanye urumva uyu mugore yawe hano ndahinga jyenyine ariko nimba uhingaga none wahoze abantu ku nkeke ntabwo mpinga uri mu kabari ntabwo wagiye ku ishuri wowe kabarirwa mu mpinga karindagire urumva arazaga hano ngo yemwe ngo nimba ninde wamanje gutaka isutiye ngo isutiye iragiye mu kandi kanya ngo igitenge cyantuza ngo kiburi burengera ngo amazi pogaba bakobwa ngo gari kugenda garama reka mbanze nkubwire abanyamagambo ageze mu rwego rwo kabanyamagambo ndakubwiye ngo kabanyamagambo kushaka gutangira umugabo w'amaguru wa mugore we yasanzwe atanyutse nyagutanyirwa n'iminsi yego baba ndakubwiye ngo ziba we ntunzite guco ntunzite guco winzite guco iyi ni inshuti yanjye nazanye acha bwana we narakushatse ntiwanshatse wowe yamometse wowe ntabwo wanshatse kwizina ry'Imana nje umva nkubwira gera umbwira iki hakagira bashira ikoti reka nkubwire wa mubyeyi uyu mugore umva geregwa bayose oya fajo suru urwana rwawe suru urwana rwawe urwana runyibisha naho hano hafite urwana igireyo nawe watuvuye hagati wavamo hagati nyina wavuye nta mugore nta mugabo uri mu biti wa mugore mbabarira inshuti yanjye none inshuti yanjye ushobora kubwira urwana rwawe rukanzanira ibishyimbo wabwira urwawe rukabizana ariko ibishyimbo byawe ninde wabyibye koko byibyenye bajya ngo nta bihanga bibiri mu nkono si byose watuje n'uyagatuza mu bibazo byanyu mufite nta bishyimbo byigeze bibura mu rugo bibura gute tubanaga nese hamwe uru rugo geregwa bwira umwana wawe rahira ko byabidahaguka bijana kwa nyoko yewe mwoho nyine izina ry'Imana nijyanye abingisi geregwa ikisi ni njyewe yiba none bijagahe yewe ndiyiba ni mutuze ndahinga narangiza nkiyiba kwitakisha uyu mwana ngaho umva muzehe ibi ni ibiki ibi ni ibiki ko yagutumye ibishyimbo yagutumye ibipfira ndi kukubaza nagutumye Nyiragisenyi njyewe ko yagutumye Nyiragikoti uyu mugabo ni muzima afite ikihe kibazo muzenda kubwira ngo nyishyura inzoga zanjye wanyweye nyishyura inzoga zanjye wanyweye unywa inzoga zanjye ugotomere ntiwareba ntiwagira ute narangiza ngo unzanire ibishyimbo by'ibipfira niko muzehe iyi ni iyihe mbuto amumpere 3,000 iyi ni iyihe mbuto mwuka byara ubu si ndacuruza ndashira geregwa mama mpereza inzoga zanjye mbabarira mpereza inzoga zanjye wanyweye Fani mbabarira igire mu nzu mbabarira mwana wa ndakwingiye mwana wa mbabarira igire mu nzu zana hano katuje mu nzu geregwa geregwa muze wigenda utarampa amafaranga yanjye rega ngende umucuruzi Sophie se nabandi kungukira wabibonye uru rugo ko ariba ari rwo ibi ni Sophie mwababyeyi tazashyushya wavugaga wabibonye bya bishyimbo nahungiye iyi ni Nyiragikoti nanjye ndi umucuruzi wabibonye namereza amafaranga namereza inzoga zanjye ngo nikoze nziza kuko njye mba naranguye mbabari n'imyenda zose zabaga mu rugo ninjye wazibye nibi bishimye geregwa ibindi nabihaga wa mupfakazi geregwa ndakwinyize mbabari ndakwica ngo nzongera kumugabo umunyagezi geregwa ndakwica mbabari geregwa ndakwica wansabira imbabazi